Umunsi wa 35. Imbaraga z'Imana mu ntege nke zawe. Dufite intege nke, ariko kubw'imbaraga z'Imana tuzabanaho ngo tubakorere. Abakorinto ba kabiri igice cya 13 umurongo wa 4. Ndi kumwe nawe, ibyo biraguhagije. Imbaraga zanjye ziboneka neza ari intege nke. Abakorinto ba kabiri igice cya 12 umurongo w'9a. Imana ikunda gukoresha abanyantege nke. Buri muntu agira intege nke. Mu by'ukuri nawe ubwawe ufite umurundo w'inenge n'ibidatunganye byinshi, haba mu rwego rw'umubiri, amarangamutima, mu bwenge no mu mwuka. Ushobora no kugira ibintu udafiteho ubushobozi bigutera intege nke, nk'ibibazo mu rwego rw'amafaranga cyangwa rw'imibanire. Icy'ingenzi ni uburyo witwara muri ibyo byose. Akenshi dukunda guhakana intege nke zacu, tukazishakira ibisobanuro, tukazibabarira, tukazihisha, kandi tukumva tutazishimiye. Ibyo rero bituma Imana idashobora kuzikoresha uko yashakaga. Imana ibona mu buryo butandukanye intege nke zawe. Iravuga ngo inzira zanjye n'ibyo nibwira bisumba ibyanyu. Niyo mpamvu kenshi ikora mu buryo bunyuranye cyane n'ibyo twe twibwiraga. Twibwira ko Imana ishaka gukoresha imbaraga zacu gusa, nyamara yo ishaka no gukoresha intege nke zacu mu buryo wihesha icyubahiro. Bibiliya iravuga ngo Imana yatoranije ibigambiriye iby'isi yita ibinyantege nke kugira ngo ikoze isoni ibikomeye. Intege nke zawe ntabwo ari impanuka. Imana yaziretse ibishaka ngo zigaragare mu buzima bwawe kugira ngo ushobore kugaragaza imbaraga zayo muri wowe. Ntabwo Imana ijya itangarira imbaraga cyangwa kwigira. Usanga ahubwo ikunda kuba hafi y'abafite intege nke ariko bakabyemera. Uko kwemera intege nke zacu nibyo Yesu yitaga kuba umukene ku mutima. Nicyo cya mbere kiranga abo yita abahiriwe. Bibiliya yuzuye ingero zerekana ko Imana ikunda gukoresha abanyantege nke, abantu basanzwe, kugira ngo isohoze ibintu bikomeye yirengagije intege nke zabo. Niba Imana yakoreshaga abantu b'intungane gusa, nta kintu na kimwe cyazigera gikorwa, kuko nta muntu n'umwe muri twe utagira inenge. Kuba Imana ikoresha abantu b'intege nke byagombye kuba inkuru idutera imbaraga twese. Intege nke cyangwa igishakwe nk'uko Pawulo yazise ntabwo ari icyaha cyangwa ingeso cyangwa imyifatire mibi ushobora guhindura, nko kurya cyane cyangwa kutihangana. Intege nke ni nk'imbogamizi waba waravukanye cyangwa udafiteho ubushobozi bwo kugira icyo uhindura. Bishobora kuba imbogamizi yo mu rwego rw'umubiri nk'ubumuga, indwara idakira, ko waravukanye intege nke cyangwa ubundi bushobozi buke. Ushobora no kuba ufite imbogamizi yo mu buryo bw'amarangamutima, nk'igikomere cyaguteye ihahamuka, ibyo wibuka bikagutera agahinda, ibintu bidatunganye muri kamere yawe, cyangwa intege nke z'akarande mu muryango uturukamo. Ushobora no kugira imbogamizi mu buryo bw'ubushobozi cyangwa bw'ubwenge. Ntabwo twese turi intyoza mu bwenge cyangwa mu bushobozi. Iyo utangiye gutekereza intege nke zose ubona mu buzima bwawe, ushobora kugwa mu mutego wo kwibwira uti ntabwo Imana ishobora gukoresha umuntu nkanjye. Ariko ntabwo Imana ijya ibangamirwa n'intege nke tugaragaza mu buzima bwacu. Mu by'ukuri ubundi ikunda gushyira imbaraga zayo zikomeye mu bikoresho by'intege nke. Bibiliya iravuga ngo turi nk'inzabya z'ibumba babitsemo ubwo butunzi. Imbaraga z'ukuri zituruka ku Mana aho guturuka kuri twe. Nk'inzabya zisanzwe natwe tumeneka ubusa, turimo inenge, kandi ibintu byose bishobora kuduhutaza. Ariko Imana izadukoresha nituyemerera gukorera mu ntege nke zacu. Kugira ngo rero ibyo bishoboke, tugomba gukurikiza urugero rwa Pawulo. Wemere intege nke zawe. Wemere ko udatunganye. Ntukomeze kwirarira werekana ko byose bimeze neza, uba umunyakuri mu bikwerekeyeho. Aho guhora uhakana cyangwa wisobanura, ufate igihe urondora intege nke zawe. Ushobora kuzandika uzikoreye urutonde. Hari ukwatura gukomeye tubona mu isezerano rishya kugaragaza neza icyo tugomba gukora kugira ngo tubeho neza. Kwatura kwa mbere kwakozwe na Petero aho yabwiye Yesu ati, uri Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Kwatura kwa kabiri ni ukwa Pawulo aho abwira abantu bari babashikiye ati, natwe turi abantu buntu tumeze nk'amwe. Niba ushaka ko Imana igukoresha, ugomba kumenya Imana iyo ari yo, kandi ukamenya uwo uri we. Abakristo benshi, cyane cyane abayobozi, bibagirwa ririya hame rya kabiri, turi abantu buntu gusa. Ntiba ngombwa kukunyuza mu bibazo kugira ngo umenye ibyo ngibyo. Imana ntizashidikanya kubikora kuko igukunda. Ugire kunyurwa mu ntege nke zawe. Pawulo yaravuze ngo nzanezerwa cyane kwirata intege nke zanjye, ngo imbaraga za Kristo zinkoreremo, kuko nzi ko byose ariko bwa Kristo nzishimira intege nke zanjye. Ukibyumva wumva bitumvikana. Twifuza gukira intege nke zacu, ntabwo twifuza kuzinezererwa. Ariko kunyurwa ni ikimenyetso cyo kwizera ubugiraneza bw'Imana. Bivuga ngo Mana, nzi neza ko unkunda kandi uzi neza ibinkwiriye. Pawulo aduha impamvu nyinshi zo kwishimira intege nke twavukanye. Icya mbere, zidutera kwishingikiriza ku Mana. Ubwo yavugaga za ntege nke, Imana yanze kumukiza. Pawulo agira ati, nzishimira icyo gishakwe. Kuko iyo mfite intege nke, nibwo ndushaho kugira imbaraga, uko ndushaho kugira bike niko ndushaho kumwishingikirizaho.
Igihe cyose wumva ufite intege nke, Imana ibikwibutsa kuyishingikirizaho. Intege nke zacu zitubuza kwishyira hejuru, zidukomeza mu guca bugufi. Pawulo yaravuze ngo, kugira ngo ne kwishyira hejuru birenze ibikwiriye, nahawe igishakwe cy'ubumuga bwo mu mubiri kugira ngo gihore kinyibutsa intege nke zanjye. Kenshi Imana ishyira intege nke zikomeye ahari imbaraga nyinshi kugira ngo itubuze kwishyira hejuru. Imbogamizi iri mu mubiri ishobora kutubera umushorera wo kutubuza kwihuta no kwiruka mbere y'uko Imana itubwira. Igihe Gideyoni yatoranyaga ingabo 32,000 zo kurwanya Abamidiyani, Imana yarazigabanije isigaza abantu 300. Bivuga ko bagiye ku rugamba umuntu umwe abarirwa abanzi 150, kuko ingabo bari bagiye guhangana zari 135,000. Uwabiboneraga kure yari kuvuga ko nta kindi kizavamo uretse akaga, ariko Imana yo yari yabikoze kugira ngo Isiraheli imenye ko ari imbaraga z'Imana atari ubushobozi bwabo bwite bwabakijije. Intege nke zacu zidutera kugirana ubusabane n'abandi bizera. Aho imbaraga zizana umutima wo kuba nyamwigendaho, ndihangije nta wundi nkeneye, intege nke zacu zitwereka uburyo dukeneranye. Iyo dusobekeranije imigozi yoroshye y'ubuzima bwacu, turi benshi havamo umugozi ufite imbaraga nyinshi. Vance Havena yigeze gutanga urwenya agira ati, Abakristo ni nk'utubumbe tw'urubura, kamwe ukwako kagira intege nke, ariko dufatanye tuvamo ikirundo cy'urubura gifunga imihanda kigahagarika imodoka. Kuruta ibindi byose, intege nke zacu zongera ubushobozi bwo kugirira abandi impuhwe no kubakorera. Bituma tugira impuhwe no kwihanganira intege nke z'abandi. Imana ishaka ko ugira umurimo nk'uwa Kristo igira hano ku isi. Bivuga ngo abandi bantu bazabonera gukira mu bikomere byawe. Ubutumwa bwawe bw'imbaraga ku buzima n'umurimo wawe uzagira imbaraga mu guhindura abandi n'ibizava mu masomo wigiye mu byakubabaje cyane. Bya bindi byagukojeje isoni, bya bindi bikigutera ikimwaro, bya bindi wumva ushidikanya kubwira abandi, nibyo Imana ikoresha cyane ngo ikize abandi. Umukozi w'Imana Hudson Taylor yaranditse ngo, ibihangange by'Imana byose byari abantu b'intege nke. Intege nke za Mose zari uburakari bwe. Bwamuteye kwica umunyegiputa, bumutera gukubita urutare kandi Imana yari yamubwiye kurubwira gusa, bumutera kumena amabuye yari yanditseho amategeko 10. Nyamara Imana yaramuhinduye imutangira ubuhamya ko yari umugwaneza urusha abantu bose bo mu isi. Intege nke za Gideyoni zari ukwisuzugura no kugira gushidikanya kwinshi, ariko Imana imuhinduramo umunyambaraga ugira ubutwari. Intege nke za Aburahamu zari ubwoba. Si rimwe gusa ahubwo n'inshuro 2 yihakanye umugore we avuga ko ari mushiki we kugira ngo yirengere. Ariko Imana yahinduye Aburahamu aba se w'abizera. Petero yari umuntu uhubuka kandi udafata ibyemezo bihamye, ariko amaherezo yahindutse urutare. Dawidi umusambanyi yahindutse umuntu uhuye n'umutima w'Imana. Yohana umwe mu birasi b'abana b'inkuba yaje guhinduka intumwa y'urukundo. Umuntu yarondora ntarangize. Igihe cyandenga mvuze inkuru zo kwizera kwa Baraki, Samusoni, Yefuta, Dawidi, Samweli n'abandi bahanuzi bakuye mu ntege nke bahabwa imbaraga. Imana ifite uburambe mu guhindura intege nke ikazikuramo imbaraga. Ishaka gufata intege nke zawe ikazihindura. Ubwira abandi intege nke zawe utihishira. Gukorera Imana nyakuri bitangirira mu kwemera kugaragara ukuri. Uko uzarushaho kujya ahagaragara ukiyambura isura itariyo, ugasangira n'abandi intege nke zawe, niko Imana izarushaho kugukoresha ugafasha abandi. Pawulo aduha urugero rwiza rwo kugaragara uko ari mu nzandiko ze zose. Atwereka atihishiriye ibyamunaniye, icyiza nshaka gukora si cyo nkora, ahubwo ikibi nanga akaba ari cyo nkora. Nababwiye ibindi ku mutima byose, ibyamubabaje. Twagize amakuba kandi twararemerewe cyane tugeza naho twiheba ko tuzapfa. Ubwoba bwe. Ubwo nazaga iwanyu nari mfite intege nke, ntinya mpinda umushyitsi mwinshi. Birumvikana ko kugaragara uko uri bitinyitse. Bitera ubwoba kwiyambura ibyo twihishe inyuma, tukereka abandi ubuzima bwacu ko buri. Iyo uhishuriye abandi bikunanira, ukabereka amarangamutima yawe, ibyakugoye n'ibigutera ubwoba, abantu bashobora kukuvaho. Ariko inyungu irimo iruta ibyo uhomba. Kugaragara uko uri bikubohora umutima. Kujya ahagaragara bigukiza guhangayika, bigukuraho ubwoba kandi niyo ntambwe ya mbere yo kubohoka. Twamaze kubona ko Imana iha ubuntu abicisha bugufi, ariko benshi bumva nabi kwicisha bugufi. Kwicisha bugufi ntabwo ari ukwisuzugura cyangwa kugaya imbaraga zawe, ahubwo ni ukwemera udahisha intege nke zawe. Uko urushaho kuba umunyakuri ku ntege nke zawe, niko urushaho kunguka ubuntu bw'Imana, niko kandi uzabona n'ubuntu buva ku bandi. Kugaragara ukuri bikwambika igikundiro, abantu baca bugufi batugiraho rukuruzi. Kwihagararaho bituma abantu bakujya kure, ariko kugaragara ukuri bikurura abandi, kandi kutihishira niyo nzira itwinjiza mu busabane bw'umutima. Iyo niyo mpamvu Imana ishaka gukoresha intege nke zacu aho gukoresha imbaraga zacu gusa. Iyo abantu babona imbaraga zawe gusa bacika intege, bakavuga bati none se warabishoboye, jye biriya sinabyifiramo. Ariko iyo babonye Imana igukoresha nubwo ufite intege nke, bibatera kugira imbaraga bakavuga bati wenda nanjye Imana yashobora kunkoresha.
Imbaraga zacu zitera gushaka kurushanwa, intege nke zitera kujya hamwe. Mu buzima bwawe hari aho ugomba kugera ukiyemeza niba ushaka gutangaza abantu cyangwa ushaka kubahindura. Ushobora gutangaza abantu bakurebera kure, ariko bisaba kubegera hafi kugira ngo ushobore kubahindura, kandi iyo ubegereye babona inenge zawe. Ariko ntacyo bitwaye. Icyangombwa cya mbere ku muyobozi si ukuba intungane, ni ukuba umuntu w'umwiringirwa. Abantu bagomba gushobora kukwizera kugira ngo bakujye inyuma bemere ubuyobozi bwawe. Umuntu rero yubaka ate icyizere abantu bamugirira? Si uko wishushanya n'intungane, ahubwo ni igihe wemera kugaragara uko uri. Wirate kubw'intege nke zawe. Pawulo yaravuze ngo nzirata ko ndi umunyantege nke, nuko Imana ari inyembaraga, kubona ishobora gukoresha izo ntege nke ikihesha icyubahiro. Aho guhagarara wemye nk'umuntu wiyemera kandi udashobora kunyeganyega, jya wibona nk'uwaguzwe ubuntu. Satani nakwereka intege nke zawe, ujye uzimwemerera, ariko wuzuze umutima wawe ishimwe kubwa Yesu, kuko we azi intege nke zacu zose, no kubw'Umwuka Wera udufasha mu ntege nke zacu. Hari ubwo Imana ifata imbaraga zacu ikazihinduramo intege nke kugira ngo ishobore kudukoresha birenzeho. Yakobo yari umuriganya wamaze igihe kinini cy'ubuzima bwe acura imigambi y'uburiganya, ikindi gihe akakimara ahunga ingaruka zabyo. Ijoro rimwe arimara akirana n'Imana mu rukerera, arayibwira ati sinkurekura utampaye umugisha. Imana iramusubiza iti bibe bityo, ariko irabanza imufata itako irarikura. Ibyo rero bitwigisha iki? Imana yakoze ku mbaraga za Yakobo. Imikaya y'itako irusha imbaraga indi yose ku mubiri, izihindura intege nke. Kuva uwo munsi Yakobo yatangiye kugenda acumbagira, bityo ntabe agishobora kwiruka. Ibyo byamuteye kwishingikiriza ku Mana, yabikunda atabikunda. Niba ushaka ko Imana iguha umugisha ikagukoresha cyane, uzabe witeguye kugenda ucumbagira imyaka isigaye yo kubaho kwawe, kuko Imana ikoresha abantu b'intege nke gusa. Gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye. Ingingo yo kuzirikana. Imana inkoresha kurushaho iyo nemera intege nke zanjye. Umurongo wo gufata mu mutwe. Ubuntu bwanjye buraguhagije, kuko aho intege nke ziri ariho imbaraga zanjye zuzura. Abakorinto ba 2 igice cya 12 umurongo wa 9a. Ikibazo cyo gutekerezaho. Ese naba mbuza imbaraga z'Imana gukorera muri jye, ngerageza guhisha intege nke zanjye? Ni iki nakwerurira abandi kugira ngo ntangire kubafasha?